igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mukurikira Mr Seka. Reka nizere ko rero mumeze neza. Mbahaye ikaze muri aya makuru aho tugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwira uko bihagaze kugeza magingo ya mu mirwano iba yaramutse ihanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa. Mu bice bigiye bitandukanye harimo imirwano ikomeye cyane, ariko kandi ndaza kukubwira ko muri WALIKARE yari M23 yamaze kuzingira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse biri kuva ko bari guhamagara Felix Antoine Tshisekedi batabaza kugira ngo arebe ko yabohereza indege, ariko bikaba byanze. Turaza kubyinjiramo mu buryo burambuye hamwe n'umutarama bwana Sina Makosa. Turaza kandi none kugaruka muri teritwari ya Masisi aho Wazalendo na FRDC bahisemo kwambara ubusa mu rwego rwo kugira ngo barebe ko barokoka isasu rya M23. Turaza kwa tugenda tubigarukaho. Icyitwa drone za kamikazi zirimo ziravuza ubuhuha muri teritwari ya WALIKARE muri rusange ndetse na Rubero, bikavuga ko ngo inyinshi ziri guturuka ahitwa Butembo ziza kugaba ibitero hafi na Alimbongo, aha ni muri teritwari ya Rubero. Turaza kuba tubigarukaho. Turaza kwerekeza kandi none muri Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, mbabwire uko situation iramutse, mbabwire uko ibintu byifashe kugeza magingo ya. Amwe makuru mbafitiye atariho ivumbi nuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumanika impoho cyangwa se cyamaze kumanika imbunda, akivuga ko kidashoboye kurwana mu gihe ibikoresho bitari kugaragara hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi barimo barabihuza n'iturika ryabaye muri Bujumbura. Turaza kwa tugenda tubigarukaho muri rusange. Turaza kwinjira muri Uvira, mbabwire uko situation imeze, mbabwire uko ibintu bihagaze, mbabwire mu by'ukuri uko urugamba rumeze. M23 yamaze kwemeza ko nta mbabazi na nkeya iri buze kugirira abasirikare abaribo bose bari bugerageze kuyigabaho ibitero, ndetse kandi uko biri kugaragara hirya no hino turaza kwa tugenda tubibabwira, ndetse turaza kubabwira report ya risasi na magerwi mu bice byaramukiyemo imirwano ikomeye cyane. Ariko kandi munyemerere mbanze mbibutse ko mu gihugu cy'u Rwanda turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Ikindi kandi tugomba kwibuka twamagana ingengabitekerezo ya jenoside ahiva ikagera, ndetse tukita ku bayirokotse. Kubw'iyo mpamvu rero ndagira ngo tubanze dufate umunota twibuke abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Murakoze cyane. Alright, reka twinjire mu makuru yacu. Birumvikana amakuru mu by'ukuri y'urugamba rwaramutse hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na bwana Sina Makosa uherereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadukurikiranira buri kimwe cyose. Bwana Sina Makosa ngo haye ikaze. Murakoze cyane. Angira ngo twahita tunahera muri teritwari ya WALIKARE. Biri kuva ko M23 noneho mu iki gitondo ukurikije ibice igezemo n'uburyo urugamba ruhagaze ngo ku kigero cya 98% ino WALIKARE yaba yamaze kubatombe. Niko bimeze kugeza muri amaginga ya situation ntabwo imeze neza mu max agiye atandukanye ya teritwari ya WALIKARE. N'ubundi urabona ko ibice uyu mutwe utarabasha kuba wageramo, ibice bitari binini cyane, ni ibice navuga bidafite ubuso bunini bitewe naho imaze kuba igera. Urabona ko nibura nta kimwe cya kabiri ubona ko amaze kuba kigarurira, ndetse ubona ko bakomeje no kugenda bakserera imbere. Bigaragara ko mu by'ukuri teritwari ya WALIKARE n'ubundi gikomeje kugenda iberamwe ibiturika biremereye cyane, bitewe nuko nyine bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo babeshe ko bayigarurira nta gace n'akana kamwe kabashije kuba kasigara. Reka twinjire noneho ku gice cy'imirwano. Muri iki gitondo cya tariki ya 7 bivuga ko haramutse imirwano ikomeye cyane muri aka gace ka WALIKARE, by'umwihariko mu mashyamba. Byari bimeze bite kugeza magingo aho bihagaze gute muri rusange? Kugeza magingo n'ubundi yaba ari teritwari ya WALIKARE, ndavuga mu axe agiye atandukanye, yaba
ari groupement ya Ikobo n'ubundi hongeye kumvikana ibisasu biremereye cyane hongeye kugabwa ibitero n'umutwe wa FRDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo wajya ahangaha muri Rwanda naho ibisasu birimo birumvikana ku bwinshi cyane uriko FRDC ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire ibice nubwo bikomeje kugenda bigora urugamba rwo rwabyutse navuga rwongeye gufata indi ntera kuko abona ko imbunda ziremereye ziri gukoreshwa ndetse n'izoroheje bigaragara ko mu by'ukuri mu masaha ari imbere dushobora kuba turi kuvuga kijyanye na ripoti ya risasi n'amajuri kubikomeje kugenda bera WALIKARE dore ko amashyamba FRDC ikomeje kugenda inatakariza nk'abasirikare benshi cyane bitewe naho urugamba rukomeje kugenda rukwerekera ubona ko FRDC nanone nabo bari gushaka ikintu barakora kugira ngo urugamba babasha kuba barutsinda bakaba bakibuze kuko yaba ari special forces zabashije kuba zaga bitero masaha y'ijoro masaha y'isaba z'ijoro abagabo nabo basanze gusa biteguye naho baje kugwa muri ambushi ndavuga ngaha muri Rwanda aho n'ubundi ngo rwaje kuba rwambikana masaha y'ijoro abaturage mu gitondo bagiye kubyuka basanga rwose ivumba ngaha yari yatumutse bigaragara ko FRDC ikomeje kugenda ikubitirwa muri aya mashyamba ya territoire ya WALIKARE sinzi ngo ni ikibaraza ko abana akora kugira ngo barebe yuko wenda ari kiraza kuba cyakorwa ngo babashe kuba bakwigarura izi za Rwanda ndetse n'izindi axe kuko FRDC urabona ko ikomeje kugenda ikwitwa cyane hanyuma bwana sina amakosa biri kuva ko M23 hari abasirikare bakuru yivuganye ba FRDC mwaho muri WALIKARE ari nacyo cyane atumye abasirikare benshi bahita basubira inyuma ku ruhande rwa leta ya Kinshasa waba wari wamenya wenda ranka z'abaguye muri no mirwano yaho WALIKARE mu iki gitondo Yes muri WALIKARE atubwira ko hari umajoro bashije kuba yagwa muri iki gitero cyari kirangajwe imbere naho umutwe udasanzwe wa special force ndetse bakatubwira ko hari n'abandi benshi harimo abaretena ndetse n'abasurete babasha kuba bagwa muri iyi mirwano nubwo amazina yabo tukiri kuyashakisha kuko abo twari tuzi ko dufasha mu kumenya amazina yabo turi kubashaka ku mirongo ya telefone ntitubabone ariko bakatubwira ko n'ubundi mu masaha ari imbere dushaka kuba twazanye n'amazina yabo ubona ko FRDC ikomeje kugenda itakaza abasirikare abakomeye cyane ahangaha cyane ariko bayoboye urugamba kuko birazwa ba majoro cyane nibo bayoboye urugamba leta na colonel usanga bari imbere ku mirongo y'urugamba bagenda banyine baruyobora ubona ko niyo bari koswa rero usanga aribo bibasiba kuko iyo bamaze kuroswa nyine muri systeme y'urugamba nyine bahita babura umuyobozi kandi kubura umuyobozi w'urugamba bihita bigira impact ku rugamba urumva ko nyine abayobowe bahita basa nkaho bacitse mu gikwa cyangwa se bakabura ubahiriza amabwiriza y'intambara aribyo biri gutuma rero bigenda bikuma FRDC na Wazalendo mu nkokora kuko bakomeje kugenda batakariza abasirikare navuga bakomeye ku mirongo y'urugamba hanyuma byavugaga ko muri Kisangani Felix Antoine Tshisekedi drone zigera kuri 50 aherutse kugura zahageze niki kiri gutuma iyi Kisangani itenterevona cyangwa se ngo baze gutabara aba basirikare ba FARDC binjiye muri WALIKARE kugeza ubu Kisangani support bakagombye kuba babona navuga ko yarazanwe ni ibifaru byoherejwe imbunda zirazo mu mamodoka za M21 zaroherejwe zose ziparitse za rubutu izindi ziri ruguru za pinga ukabona ko n'ubundi wenda iki kibata n'indege zibagiye bazohereza mwumvise ko butatwababwira yarasuye muri ishyamba rya WALIKARE mu by'ukuri Kisangani naho nubwo hari ibikoresho byinshi cyane ariko bari kugenda babyohereza nubwo nyine bari byohereza bisa nk'amazi yarenze inkombe ntacyo biri kubasha kuba byafasha FRDC kuko kugeza amagenga n'ubundi usanga ko M23 yamaze kuba yitegura urugamba rwa WALIKARE sinzi rero ngo niki cyaza kuba gikorwa kugira ngo territoire ya WALIKARE wenda FRDC bashe kuba yayigarurira cyangwa se nabo yabashije kuba yakwamburwa ibashe kuba yazigarurira kuko dukomeje kubona n'ubundi M23 nayo ikomeje kugenda yohereza ibikoresho byinshi muri rusange kugeza amagingo ya urabona percentage iri hejuru ari yihe niyo ku ruhande rwa M23 cyane yo ku ruhande rw'izi ngabo za leta ya Kinshasa kubera ko Felix Antoine Tshisekedi we yasezeranyije abaturage b'abakongomani ko ngo ibi bice byigaruwe na M23 agiye kubyisubiza vuba na bwango urabona ibi bintu ari buze kubigeraho
biragoye kandi turabona ko umunzani ukomeje kugenda urengamira kuri FARDC kuko niba tuvuga yuko babagejeje Rwanda ni kigaragara ko bagiye kwamanura za Rubutu kwamanura Rubutu mu guhita bamanura Tingitingi abari gusohoka muri teritware ya Walikare binjira mu ntara ya Copo bikagaragara ko n'ubundi FARDC ikomeje kugenda navuga nta cyizere abaturage bari kwigira cyo kuba wenda yatsindura urugamba bitewe no kunyina bari kugenda babasukuma bakomeza kugenda nyine babarungika cyangwa se babegeza imbere bigaragara ko n'ubundi kuba tutabona FARDC hari cigaruriye ngo tubone wenda hari ama operation yakoze ngo wenda tubone ko yagezweho birakomeza kugenda nyine bigaragara ko icyizere kikiri kuri FARDC ko bakwanzura yuko iraza kubitsindira urugamba ndetse no kwigarura teritware ya Walikare yewe n'andi materitware ajya atandukanye. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi. Aha Masisi ingabo za leta Kinshasa zari zimaze iminsi ziharwanira harimo Wazalendo, FARDC n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru muri iki gitondo avuga ko ngo noneho bahisemo kwiyambika ubusa cyangwa se gukuramo imyenda abitewe no gutinya isasu rya M23. Bwana sina makosa wo kurikira uraho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yari imeze ite yatumye abasirikare bemera kwikuramo imyenda bagasigarana amasokureke? Nubwo urugamba rutuma abasirikare ba FARDC bakuramo imyenda mu gihe bisanga bari muri situation itari nziza bakisanga bageze hagati muri eno ya M23 bagasanga ni yaba ari imbere yaba ari inyuma ibumoso iburyo bagasanga bisanze hagati hani ikintu bakora bayita babika intwaro bagakuramo impuzankano ya gisirikare bakambara tennis severe kugira ngo barebe uburyo babasha kuba barukoka cyangwa se barebe ukuntu basohoka muri zeneo aribyo nyine M23 gukora kuko yaba ari muri territoire ya Masisi yaba ari teritware ya Karehe yaba ari teritware ya Rucuru yaba ari Nyiragongo na materitware navuga ko M23 yamaze kuba yigarurira navuga nibura nk'ijana ku ijana ariko ugasanga n'ubundi haracyarimo ya mitwe itwaje intwaro haracyarimo FARDC ugasanga rero muri twa duce bakirimo n'ubundi kugira ngo bazadusohokemo bafite imbunda n'impuzankano ya gisirikare kugira ngo basohoke babashe kuba bagera iyo bagenzi babo bari biragenda bigorana icyo bahita bakora rero bahita bakoramo nyine imyambaro ya gisirikare bakambara tennis civile ndetse n'intwaro bakabika ubundi bakagenda nk'abasivile bakaziripotinga bavuga ko bari barafashwe ubwate cyangwa se bacitse umwanzi ariko ukumva ko nyine baba batameze neza ntabwo babikora ari uko borohewe ahubwo babikora mu buryo bwo gukiza amagara yabo kuko baba bisanze bari ahantu navuga hagati nko muri hanyuma wenda usibye n'iyi mirwano muri Masisi ho twavuga ko umutekano wawo umeze gute? Ibice byose birimo imirwano ese ku ruhande rw'abaturage ho bihagaze bite bimeze bite muri rusange? navuga ko muri iki gitondo n'ubundi muri navuga imisozi ya Gasovu hejuru yangaza Nyabyondo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane hongeye kumvikana abasirikare bo kwa Janvier Karayiri abagabo nabo zimayimayi nazo hongeye kuba zirwana zimayimayi mutombo kinazo ngo zamaze kuba zikusanya ziri kurwana ahangaha rero zirwanya abasirikare ba M23 barahangaha ariko abari haraku bari hano za Gasovu bashika batubwira bari Gasovu ari Bukombo ndetse n'utundi duce tugiye twakikije batubwiye ko mu by'ukuri abamayimayi n'ubwo ari kugenda bahanga cyangwa se gerageza kugaba ibitero babona ko nta mbaraga bafite ko baramutse bakeneye support ntayo babona bitewe nuko nyine bisanze hagati bakavuga ko kandi ubushobozi M23 ifite atari ubwo kuba yatsindwa n'abasirikare basiga mu ngumu adashobora no kuba babona umusada ubu masasu rero cyumvikana muri misozi nyine ahangaha ya za Gasovu aho twiteze mu masaha imbere kuba twamenya ese abamayimayi harabo baba bafashe ese harabo barashwe kuko amasasu aracyumvikana cyane ndetse n'abaturage bangaha za Gasovu bamaze kuba bamanuka ahangaha munsi rwose za Nyabyondo muri iki kiba cya Nyabyondo muri centre aho bavuye hejuru bitewe n'amasasu menshi cyane ari kugenda ahumvikanira. Anshuti bakunze Mr. Seka reka nizere ko kabisa mumeze neza icyo tubasaba mwaka kanya mudukandire kuri like ubundi natwe tujye tubagezaho amakuru y'ukuri atarimo bya bikabyo mujya mwumva n'ahandi muri rusange amakuru y'ubwino yimbitse muri rusange nkandira kuri subscribe ndetse kandi reka mbonereho no guhereza ikaze mwese mudukurikiye muherereye ibwota amasimbi abari muri leta zunze ubumwe za Amerika bari Canada Ubufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birumvikana bahaye ikaze namwe mudukurikiye muri mu bihugu
bya Afurika mbahaye ikaze. Bwana Sinamakosa, reka twerekeze muri teritwari ya Rubero biri kuvuga ko noneho ngo Rubero centre M23 nayo yayisatiriye. Ese biraza koroha cyangwa se biraza gukunda ko FARDC iri butuze M23 ikinjira muri Rubero koko? Rubero kuzona cyangwa se Rubero centre M23 ikomeje kugenda icuma urugendo gake icuma urugendo. Ibintu namaze kubona natangiye kubona harimo n'abatangiye kuba bahungira za Butembo nabonye rwose abakire bahangaha. Rubero kuzone bamwe batangiye gukora muri karenge bigira Butembo bavuga ati M23 bikomeje kugenda yicuma kandi FARDC yatangiye kugenda ishotora. Birashoboka cyane ko bari no kuza we harimo n'abamaze kuba bagera mu centre cyangwa se bamaze kuba bagera muri ahangaha ku zone. Byatumye rero no ku zone habamo cyo nakwita nka panike, hamaze kuba hagera cyo nakwita nka arele bitewe nuko nyine bamaze kubona uko situation yaho yamaze kuba ihinduka. Nyuma yuko M23 ikomeje kugenda yatsa umuriro cyangwa se ikubita ikibatsi FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bayo bari hariya muri Kivu Amajyaruguru by'umwihariko muri territoire ya Rubero. Byatumye rero n'ubundi abaturage hariya bari mu Azirax bavuga ko n'ubundi ngo bishimiye kwa M23 yagera hano kuko bazi yuko ngo yaba ari Kaina yaba ari Kirumba ndetse na za Kanyabayonga ngo M23 wiri abaturage bameze neza, activities zikorwa neza. Abaturage bavuga ati rero nabo baramutse bageze ahangaha yaba Rubero aterukose twiteguye kwa twabakira kuko n'ubundi FARDC kugeza amaginga ya nta kintu n'iki na kimwe bari kugenda badufasha muri rusange. Iyo witegereje iyi centre ya Rubero ubona ari centre ituwe cyane. Ku kijyanye n'umutekano w'abaturage ubundi muri iyi bice byaha muri centre ya Rubero ho bimeze bite? Ntago byaba wenda bimeze nabi akaba ariyo mpamvu M23 iri gukoresha imbaraga kugira igereyo vuba? Umutekano waho kuba umeze nabi kuko burya ahantu hari wazarendo ntabwo umutekano waho bawizewe. Usanga wazarendo nyinshi cyane by'umwihariko hari mayimayi hariya yaba ari mayimayi mazembe yaba ari izi mayimayi zindi zo kwa bidoshi nilai. Usanga zose ari hariya ziri ukabona ko n'ubundi kugira ngo rero habe hari umutekano uri safe biragoye cyane. Rero mpamvu nako M23 nayo ishobora kuba yamaze kuba yanzura yuko ishobora kugira ngo yinjire muri la territoire ya Rubero nayo iyigarurire yongere ku materitoire ifite ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubona ko n'ubundi rero abaturage kuba batangiye no kwifuza ko M23 yagera hariya ni uko umutekano wabo n'ubundi udasanzwe neza muri rusange. Bwana Sinamakosa, wenda sinzi nimba hari andi makuru yaba hari muri Kivu y'Amajyaruguru mbere yuko twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo naho kugira tuvuge uko ibintu bihagaze. Yes, muri Kivu y'Amajyaruguru amakuru ni menshi cyane kuko muri Masisi tugarutse muri Masisi n'ubundi muri iki gitondo bitarubizo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane aho aka gace n'ubundi kongeye kwigarurirwa n'umutwe wa M23 aho n'ubundi umutwe wa M23 hakubise navuga FARDC ndetse n'abazarendo yewe na FDL zari yakambitse ngo hari ikigo gikomeye cyane cy'abasirikare ko n'abayobozi nk'abakagire ndetse n'abasirikare nk'aba General Proclame Inyasi niho bari kugeza ubu rero bakaba bamaze kuba bakubitwa incuro bahavuye kuhava. Rero n'ubundi icyo bishatse kuvuga nuko nyine bashatse kugira ngo hari hose bahigarurire hongere kuba hari umutekano uri safe. Aho ngubu rero turi kwibaza noneho iyo baraza kuba bahungira abantu bamaze kuvuga ko bashobora kwigeza ku ETL ariko nazara ku ETL M23 kavuga ko irakomeza kubasangayo. Bigaragara ko territoire ya Masisi mu by'ukuri kuba basenye ibirindiro byari birahangaha Rubizo ni ibirindiro byari bifite icyo bivuze kuko ni hafi ya Masisi ku zone hakaba hafi navuga y'umusozi wa Gahongora. Abantu bahazi ni umusozi uri strategique cyane muri territoire ya Masisi. Bikavuga ko rero ikibirindiro kwa bisenye n'ubundi iyo operation ngo yagenze neza nkuko bari babiteguye ndetse aho nabonye ngo hagwemo n'abasirikare batari bakeya. Yabona ko n'ubundi ngo operation gikomeje kugira ngo barebe ko baneteraniza cyangwa se bace intege izi ngabo z'abazarendo ndetse na FARDC yewe na FDL ziri muri iyi territoire ya Masisi. Muri Masisi reka tujye muri territoire ya Rucuro naho tubabwira ko ibintu bitameze neza ahangaha rwose za Gatwiguru kuko muri za Gatwiguru naho rwose ngo FDL zongeye kujya gutya ngo ziri kusanya ariko mu kwikusanya kwazo nazo zikomeje kugenda zikubitwa navuga cyane ku rwose ngo zigukubitwa cyane. Ubona ko mu by'ukuri anga muri territoire y'Urucuro no muri operation nayo aracyakomeje guhiga izi FDL kuko bazi ko ziracyarimo ntabwo zigeze kuba zavamo ntabwo zigeze kuba hari aho zajya. Bigaragara ko territoire y'Urucuro naho ngo bakomeje kugenda humvikana amafaso y'abaranga za Gatwiguru ndetse no mu yandi max agiye atandukanye
yakomeje za Gishishi naho operation yarakomeje za Kanyatsi nuko nguko bigaragara ko mu by'ukuri izi operation nazo ngo zikomeje kugenda zigabagamo ndetse yewe no bitandaruhutse nawe ngo akaba arimo ahirwa bukware kuko ngo arimo bantu nabo bakomeje kugenda bateza umutekano muke muri territoire ya Rucuru. Aha, nyemerera duhite twadivasinga twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo naho situation yamaze kuba ibambi. Biri kuva ko muri territoire ya Karehe hongeye kumvikana amasasu. Bwana sina makosa aya masasu yumvikanye muri ibi bice twari twizeye ko M23 tayari yamaze kuhasekiriza cyangwa se kuhashyira umutekano. Yo nayiki byagenze gute nimba bakurikiranye by'inkuru? Kisanga muri territoire ya Karehe n'umundi nangaha navuga za ahangaha rwose muri territoire ya Karehe yabaranga za Cyambombo ukajya ahangaha za muri aka gace ka Rumbishi ugafata agace navuga nka za muri Rutare utuntu duce dukomeye kugenda kumvikana amasasu menshi cyane bite no ko FARDC mu duce yanze kuba yavirira ikomeje kugenda igama ibitero cyane ukajya kadasomwa na gace kuri polisi yakabazi biega na komeza kugenda kagabwa ibitero utu duce twose mbabwiye rero yaba ari kadasumwa yaba ari Rutare yaba ari Cyambombo n'ubundi akomeje kugenda humvikana amasasu cyane kuko FARDC ikomeje kugenda yahagarira ibitero umunsi ku munsi no muri iki gitondo hongeye kugabwa ibitero ntabwo biri gusiba kuko FARDC ngo ntabwo iri butuze ngitigarurire rwose ibi bice kuko ngo yabyifuje cyane kuko ngibona yuko no ngo kwicara cyangwa se gufunga sefu batageze kuri bagambiriye ngo nabyo ngo ari igikorwa cy'ubugwari ari mpamvu turi kubona bakomeje kugenda bagaba ibitero muri territoire ya Karehe mu rwego rwo kugira ngo ariko icyo bakora ariko kugeza amagingo y'ubundi ngo urugamba bacyarimo yaba ari kadasumwa abaturage rwose nta kuva mu gitondo nta wigeze ava mu nzu bitewe n'amasasu ari kugenda arisikana yaba ari ahangaha za Cyambombo naho nuko abaturage rwose agasantre kose bamaze ko abaturage bakavuyemo bubariza ku mucaca barangaha za Rutare naho abaturage bose bamaze ko bavamo n'ahantu hamaze kuba ikibuga cy'imirwano ubona ko yaba FARDC ntishaka kuba yasubira inyuma yaba M23 ntishaka kuba yasubira inyuma ubona ko bose baracyumva n'imbaraga rwose bose baracyatana mu mitwe aho dukomeje kugenda tuvuga ngo niki kiraza kuba kijya mbere mu gihe abagabo bose bakomeje kugenda bahangana ku rwego rukomeye. Aha ukurikije wenda bwana sina makosa uko imirwano igenda ihindagurika ahangaha muri territoire ya Karehe force za M23 zihari zifite ibikoresho bihagije se yabarwana koko ububona bafite imbaraga zo kuba bari buze gusubiza inyuma aba basirikare ba Kisekedi? Imbaraga zirahari ndetse n'ibikoresho biri kugenda bigera mu icyo ndi kubona bagenda bazohereza ku bwinshi cyane bigaragara nabo kumiteguye ku rwego ruhambaye batiteguye ko basubira inyuma bigaragara ko n'ubundi mu gihe urugamba rwakomeza kugenda rufata indi sura cyangwa se rukomeza kugenda rufata indi ntera dushobora no kubona umutwe M23 wohereje abandi basirikare bashobora kugenda bakajya kubadirishanya n'abariyo bakabariyo bakamanza bafatamo akaruhuko ubundi n'abaha abagiye bakamanza bakomeza kwatsa igitutu cyangwa se gukubita ikibatsi ingabo za FARDC urabona ko M23 ku ruhande rwabo rwo babateguye ibintu byabo neza kuko nabo ndabikomera ngo urugamba biteguye ko isa n'ubundi urugamba rushobora kuba rwakomera. Aha areka twinjire no mu yandi makuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo y'imirwano yaramutse uyu munsi kuva mu masaha y'urukerera mu bice byabayemo imirwano ho bihagaze gute mu bice bigiye bitandukanye? Yes mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi usibye muri Minembwe akomeje kugenda navuga abaturage b'abanyamurenge bakomeza kugenda bakorerwa ubwicanyi ndengakamere urabona ko na FARDC wazarinde ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDD hariya rwose mwiranyana igitandukanye murenge bakomeje kugenda yaba ari zabikenye ndetse no mu yandi max agiye atandukanye abaturage bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye nubwo twirwaniye ko baje kugenda nayo navuga ihangana cyane nezi ngabo ndetse ikagenda igerageza kuzisubiza inyuma ariko urabona ko abaturage nibo bakomeje kugenda bahurira n'akaga k'abasirikare ba FARDC bari kujya bagenda barasa mu giturage bohereza amabombe mu nsisiro z'abaturage bigaragara ko mu by'ukuri ibintu bari gukora ibi byakagombye kuba bigize ibyaha by'intambara nubwo ubona ko nyine leta ikifasha aba nta kibivuga ubona ko idashaka no kugira icyo yanabikoraho ariko n'ubundi M23 ikomeje kugenda ishaka uburyo atabara abaturage ndetse no kuba iyi ntambara yanga muri Minembwe bashaka uburyo bayikuramo mu gihe abo basirikare
aba FRDC nabo bamaze ko bangirwa kuva hariya mu gihe bari ubusabe bwabo bwari bwamaze kubugera Kinshasa, bavuga ko bakeneye kumara bitewe nuko ari kujya bagwa mu mambushe ndetse bakagenda bagwa mu nzira urusorongo, ariko igisegitinga akaba yamaganye ubusabe bwabo, avuga ko mugomba kuguma aho ngaho ndetse ko mugomba kutarava, byatumye rero nabo bakomeza kugenda nyine bibasira abaturage, bakakomeza kugenda bakorera ubwicanyi ndengakamere. Ngira ngo ubwo niko nyine bihagaze, turaza kuba tubigarukaho n'ubundi mu makuru yacu ari buze kuza akurikira aya ngaya. Bwana sina makosa, sinzi nimba wenda hari amakuru twaba tugiye tutavuze by'umwihariko, ariko mu gihugu cy'u Burundi ndi kubona bavuga ko igisirikare cyamaze gucikamo ibice, turaswa tubigarukaho mu makuru yacu ari buze kuza, ariko hari n'andi makuru ari kugaragaza ko hari FDLR zigera ku bihumbi 4 zinjiye mu burasirazuba bwa Repubulika y'Amerika ya Kongo, ngo hakaba hari umugambi wo gutera u Rwanda. Izi FDLR rero hakaba harimo ngo abasore cyangwa se abana bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, ndetse kandi iyi FDLR ngo ikaba yahinduriwe izina, yitwa irindi zina mu rwego rwo kugira ngo ibe umutwe udafite aho uhurira n'ibyaha bya jenoside, ukaba ngo ugomba kuyoborwa n'uwitwa Habyarimana Jean-Luc, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda ndetse wanarugejeje ku cyago cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Aha rero amakuru ari kuvugwamo nuko ngo izi nsoresore cyangwa se aba bana, uru rubyiruko ngo bari kugira gutya bakicwa mu buryo bwa rwihishwa, ariko bakicwa na bamwe mu bayobozi n'ubundi ngo ba hano muri no FDLR, bikava ko ngo batangiye kugenda barobanuramo abo bakeka ko badakwiye kuba abizera bakabica. Amakuru akavuga ko rero ngo mu by'ukuri uyu mugambi cyangwa se iki gisirikare kiri kubakwa kigomba kurwanya u Rwanda cyangwa se guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ngo kigomba kuyoborwa na Kayumba Nyamwasa wahoze mu gisirikare cya RDF ariko akaza kuba inyangarwanda nyuma. Bwana sina makosa, ntatinze reka tunacumbikishiriza ahangaha izi update zacu, tuze kongera gusubira mu makuru akurikira, aho turi buze kuba tubagezaho ibyagaragaye mu mirwano umunsi wose. Asante sana. Ngira ngo mwabyumvishe rero, uwo ni sina makosa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakomeje gukurikira buri kimwe cyose kiri kuba kuri ubu butaka ndetse no mu mirwano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FBI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye, harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi, neza neza turegeranye. Uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Healthcare. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 2. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Healthcare, ubuzima bwanyu inshingano zacu.